Muri ino video tugiye kureba hamwe amazina y'abahanzi ya nyayo, amazina biswe n'ababyeyi cyangwa se amazina yanditse ku marangamuntu yabo. Abenshi tubazi ku mazina bakoresha kuri social media platforms, ariko amazina yayo ya nyayo ntabwo tuyazi, niyo mpamvu tugiye kuyarebera hamwe muri ino video. Nta kindi usabwa uretse kubana nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye kugira ngo umenye neza amazina yabo. Uraza kutubwira uwo mwitiranwa muri comment, wandike jingle ye muri comment. Natinze reka dutangire ku mwanya ubanza, aho tuhasanga umuhanzi wamenyekanye ku izina rya Meddy. Uyu akaba ari umuhanzi ukomeye cyane ukurikirwa n'abarenga miliyoni n'ibihumbi 470. Afite indirimbo nyinshi zakunzwe twavuga nk'itwa Slowly maze kurebwa n'abarenga miliyoni 134 ku miyoboro ya YouTube. Amazina ya nyayo ni Ngabo Medard Joubert. Ayo niyo mazina ya nyayo ya Meddy. Ku mwanya ukurikiyeho turasanga umuraperi ukomeye cyane umenyekanye ku izina rya Riderman. Akaba afite indirimbo nyinshi zagiye zikundwa twavuga nk'iyitwa Wancitse Vuba yakoranye na Bruce Melody. Akaba yaregukanye ibihembo bikomeye cyane twavuga nka Primus Guma Guma Superstar. Amazina ya nyayo ni Gatsinzi Emery. Gatsinzi Emery niyo mazina ya nyayo ya Riderman. Kundi mwanya ukurikiyeho turasanga umuraperi witwa Bulldog. Uyu nawe afite indirimbo zakunzwe twavuga nk'iyitwa Puta yakoranye na Juno Kizigenza imaze kurebwa n'abasaga miliyoni 7. Amazina ya nyayo ni Ndayishimiye Malik Bertara. Aya niyo mazina ya nyayo ya Bulldog, Ndayishimiye Malik Bertara. Ku mwanya ukurikiyeho nawe turasanga umuhanzi witwa Juno Kizigenza. Uyu nawe akaba afite indirimbo zakunzwe twavuga nk'iyitwa Igitangaza yakoranye na Bruce Melody ndetse na Kenny Sol. Amazina ya nyayo yiswe n'ababyeyi ni Kwizera Jean Bosco. Kwizera Jean Bosco niyo mazina ya Juno Kizigenza. Ku mwanya ukurikiyeho turasanga umuraperi ukomeye cyane wamenyekanye ku izina rya Bushari. Uyu nawe afite indirimbo zikunzwe cyane mu njyana ya hip hop. Amazina ya nyayo ni Hagenimana Jean Paul. Hagenimana Jean Paul niyo mazina ya nyayo ya Bushari. Ku mwanya ukurikiyeho turasanga umuhanzi wamenyekanye ku izina rya Kenny Sol. Nawe afite indirimbo zagiye zikundwa twavuga nka Deja Vu ndetse n'izindi. Amazina ya nyayo yiswe n'ababyeyi ni Rusanganwa Norbert. Niyo mazina ye yiswe n'ababyeyi yanditse no kwirangamuntu ye. Ku mwanya ukurikiyeho turasanga umuhanzi wamenyekanye ku izina rya Tom Close. Uyu akaba ari umuhanzi ndetse akaba n'umudogiteri ukomeye cyane ushinzwe ibijyanye no gutanga amaraso. Amazina ya nyayo ni Dr Muyombo Thomas. Niyo mazina ye ya nyayo. Dukomeje kundi mwanya turasanga umuhanzi wamenyekanye ku izina rya Mr Kagame. Uyu akaba ari na mubyara wa Juno Kizigenza. Mr Kagame nawe afite indirimbo zagiye zikundwa. Amazina ya nyayo ni Mabano Eric Kagame. Niyo mazina ya nyayo ya Mr Kagame. Ku mwanya ukurikiyeho turasanga umuhanzi witwa Kevin Kade. Nawe afite indirimbo nyinshi zagiye zikundwa kandi agakora collabo zigakundwa cyane akoranye n'abandi bahanzi batandukanye bo mu Rwanda. Amazina ya nyayo ya Kevin Kade ni Ngabo Richard. Ngabo Richard niyo mazina ya nyayo ya Kevin Kade. Kundi mwanya ukurikiyeho turasanga umuhanzi akaba n'umudj ukomeye cyane wamenyekanye ku izina rya DJ Philipita. Amazina ya nyayo ni Nizeyimana Philibert. Niyo mazina ye ya nyayo yanditse ku irangamuntu ye. Kundi mwanya ukurikiyeho turasanga umuhanzi wamenyekanye ku izina rya Davis D, Shiny Boy. Amazina ya nyayo ni Ikishaka David. Niyo mazina ye ya nyayo. Kundi mwanya ukurikiyeho turasanga umuraperi ukomeye cyane wamenyekanye ku izina rya Papa Cyangwe. Amazina ya nyayo yiswe n'ababyeyi ni Abijuru Regis. Niyo mazina ye ya nyayo. Kundi mwanya ukurikiyeho nawe turasanga umuraperi ukomeye cyane umenyekanye ku izina rya Zeo Trap. Aririmba mu njyana ya hip hop. Ni umwe mu baraperi bakunzwe cyane kandi bakomeye mu Rwanda. Amazina ya nyayo ya Zeo Trap ni Byiringiro François. Byiringiro François niyo mazina ya nyayo ya Zeo Trap. Kundi mwanya ukurikiyeho turasanga umuhanzi ukomeye cyane umenyekanye ku izina rya Mico the Best. Nawe afite indirimbo zagiye zikundwa twavuga nk'iyitwa Igare. Ushobora kuba uyizi kuko yarakunzwe cyane n'abatari bake. Amazina ya nyayo ya Mico the Best ni Nkiko Turatsinze Prosper. Niyo mazina ya nyayo ya Mico the Best. Kundi mwanya ukurikiyeho turasanga umuraperi ukomeye cyane
wamenyekanye ku izina rya Ish Kevin. Amazina ya nyayo ni Semana Kevin. Uyu nawe afite indirimbo zagiye zikundwa, twavuga nk'iyo yakoranye na Juno Kizigenza bise Full Stop. Ish Kevin, amazina ya nyayo ni Semana Kevin. Kundi mwanya ukurikiyeho nanone turasanga umuhanzi wamenyekanye ku izina rya Nelly Ngabo. Uyu nawe uramuzi ko ni icyamamare gikomeye cyane, arakurikirwa cyane by'umwihariko ku rubuga rwa YouTube. Amazina ya nyayo ya Nelly Ngabo ni Rwangabo Byusa Nelson. Dukomeje kundi mwanya turasanga umuhanzi wamenyekanye ku izina rya Andy Bumuntu. Akaba nawe afite indirimbo nyinshi zagiye zikundwa, twavuga nk'iyitwa On Fire yarebwe n'abagera kuri miliyoni 6,900,000 ku miyoboro ya YouTube wa Andy Bumuntu. Amazina ya nyayo ni Kayigi Andy. Kundi mwanya ukurikiyeho turasanga umuhanzi wamenyekanye ku izina rya Mike Kayihura. Akaba afite indirimbo zikunzwe cyane, twavuga nk'iyitwa Come On, amazi yasohoye ikaba iri gukundwa cyane ku rwego rwo hejuru. Amazina ya nyayo ya Mike Kayihura ni Kamanzi Yannick. Dukomeje kundi mwanya turasanga umuhanzi witwa Shafi. Nawe afite indirimbo zakunzwe, twavuga nk'iyo yakoranye na Chris Easy bise Bana. Amazina ya nyayo ya Shafi ni Kalisa Uzabumwana Sharif. Kalisa Uzabumwana Sharif niyo mazina ya nyayo ya Shafi. Dukomeje kundi mwanya turasanga umuhanzi wamenyekanye ku izina rya The Ben. Ni umuhanzi ukomeye cyane wamenyekanye mu njyana zitandukanye by'umwihariko R&B. Akaba afite indirimbo yakunzwe cyane kurusha izindi yitwa True Love, imaze kurebwa n'abagera kuri miliyoni 9,400,000. Amazina ya nyayo ni Mugisha Benjamin. Wibuke kutubwira muri comment niba witwa Mugisha cyangwa se niba wumvise umuhanzi mwitiranwa, wandike jingle ye muri comment maze tumenyane. The Ben yitwa Mugisha Benjamin. Kundi mwanya ukurikiyeho nanone turasanga umuhanzi witwa King James. Ni umuhanzi ukomeye cyane ufite uburambe mu muziki kuko amaze igihe kigera ku myaka 20 ari umuhanzi. Yatangiye umuziki 2006. Amazina ya nyayo ni Ruhumuriza James. Niyo mazina ya nyayo yanditse ku irangamuntu ye. Kundi mwanya turasanga wamenyekanye ku izina rya Butera Knowless. Ni umuhanzikazi ukomeye cyane nawe wegukanye ibihembo bikomeye, twavuga nka Primus Guma Guma Superstar. Ni umunyarwanda cyangwa se niwe muhanzikazi wenyine wabashije kwegukana kino gihembo. Amazina ya nyayo ni Ingabire Jeanne d'Arc Butera. Kundi mwanya turasanga umuhanzi wamenyekanye ku izina rya Bruce Melody cyangwa Munyakazi, Yuhu, Igitangaza, 001 ndetse n'andi bamwita. Akaba afite n'indirimbo zakunzwe, twavuga nk'itwa Katerina amaze kurebwa n'abarenga miliyoni 15 ku muyoboro wa YouTube. Kandi nawe akurikirwa cyane, akurikirwa n'abarenga miliyoni ku muyoboro we wa YouTube. Amazina ya nyayo ya Bruce Melody ni Itahiwacu Blaise. Itahiwacu Blaise niryo zina rye rya nyaryo. Kundi mwanya ukurikiyeho turasanga umuhanzi akaba n'umuproducer akomeye cyane wamenyekanye ku izina rya Element R. Niwe muhanzi waciye agahigo ko gusohora indirimbo ikajya irenza miliyoni views. Indirimbo yose asohoye irakundwa cyane. Afite indirimbo zikunzwe, twavuga nk'iyitwa Food twayakoranye na Bruce Melody ndetse na Ruskana, maze kurebwa n'abasaga miliyoni 33 ku muyoboro wa YouTube. Amazina ya nyayo ya Element R ni Mugisha Fred Robinson. Mugisha Fred Robinson niyo mazina ya nyayo ya Element R. Dukomeje kundi mwanya turasanga umuhanzi umenyekanye ku izina rya MC Tino. Amazina ya nyayo ni Kasirye Marite. Kasirye Marite niyo mazina ya nyayo ya MC Tino. Yamenyekanye mu njyana zitandukanye, twavuga nk'iyitwa Afro Dance Hall. Akaba nawe ari umwe mu bitabiraga amarushanwa ya Primus Guma Guma mu gihe cy'imyaka 8 yamaze ahatanirwa mu Rwanda. Kundi mwanya ukurikiyeho turasanga umuhanzi Kitoko wamenyekanye mu ndirimbo zitandukanye, twavuga nk'iyo yise Fake You Kagame. Amazina ya nyayo ni Bibarwa Patrick. Bibarwa Patrick niyo mazina ya nyayo ya Kitoko. Kundi mwanya ukurikiyeho turasanga umuhanzikazi ukomeye cyane witwa Bwiza. Akaba afite indirimbo zakunzwe kandi akaba ari nawe muhanzikazi wakoranye n'abahanzi bavuga ko bakomeye cyane mu Rwanda, ariwe Bruce Melody ndetse na The Ben. Bruce Melody bakoranye indirimbo bise Ogera, naho The Ben bakorana indirimbo bise Best Friend. Izi ni indirimbo zakunzwe cyane. Amazina ya nyayo ya Bwiza ni Bwiza Emerance.
Dukomeje kundi mwanya turasanga umuhanzikazi ukomeye cyane wamenyekanye ku izina rya Ariel Ways, nawe akaba afite indirimbo zakunzwe cyane, twavuga nk'iyitwa Away yakoranye na Juno Kizigenza, maze kurebwa n'abagera kuri miliyoni 6,900,000 barenga. Amazina ya nyayo ya Ariel Ways ni Uwayezu Ariella. Uwayezu ushobora kuba urizi nimba warumvise indirimbo ya Juno Kizigenza yise Urankunda kuko yaje kumuririmbamo mu gihe bari bakiri mu rukundo. Dukomeje kundi mwanya turasanga umuhanzikazi wamenyekanye ku izina rya Queen Cha. Uyu ni umuhanzikazi ugiye no kongera gusura indirimbo afatanyije na Marina. Amazina ya nyayo ya Queen Cha ni Mugema Yvonne. Mugema Yvonne niyo mazina ya nyayo y'umuhanzikazi wamenyekanye ku izina rya Queen Cha. Dukomeje kundi mwanya none turasanga umuhanzikazi witwa Aline Sano. Yamenyekanye mu ndirimbo zitandukanye, akaba afite indirimbo yagiye akorana n'abandi bahanzi zigakundwa cyane. Amazina ya nyayo yitwa n'ababyeyi cyangwa se yanditse ku irangamuntu ye ni Shingiro Aline Sano. Guys, wibuke kutubwira muri comment umuhanzi mwitiranwa maze tumenyane. Wandike jingle ye muri comment. Ku mwanya ukurikiyeho turasanga umuhanzikazi umenyekanye cyane muri uyu mwaka wamenyekanye ku izina rya Utah Nice. Amaze igihe kigera hafi ukwezi asohoye indirimbo yise My Mind yakoranye na Chris Easy, ushobora nawe kuba warayikunze cyane. Amazina ye ya nyayo ni Utakariza Nice. Utakariza Nice niyo mazina ye ya nyayo. Dukomeje kundi mwanya turasanga umuhanzikazi wamenyekanye ku izina rya Miss Jojo. Miss Jojo amazina ya nyayo yitwa n'ababyeyi ni Uwineza Josiane. Niyo mazina ye ya nyayo. Ba Josiane ndabashuje cyane, utubwire muri comment mwandike muti Miss Jojo hejuru cyane. Dukomeje kundi mwanya ukurikiyeho turasanga umuhanzi wamenyekanye ku izina rya Israel Mbonyi, akaba ari niwe muhanzi cyangwa se umustar ukurikirwa cyane mu Rwanda kurusha abandi, akugirwa n'abarenga 2,280,000. Akaba afite indirimbo zakunzwe cyane, ko niwe muhanzi ufite indirimbo ya kabiri yakunzwe cyane kurusha izindi, mu gihe iya mbere ari Slowly ya Meddy, ya kabiri ikaba Ninasira ya Israel Mbonyi, maze kurebwa n'abagera kuri 94,000,000. Amazina ya nyayo ya Israel Mbonyi yitwa Mbonyicyambu Israel, niyo mazina ye ya nyayo. Kundi mwanya ukurikiyeho turasanga umuraperi ukomeye cyane wamenyekanye ku izina rya Betray. Betray ni umuraperi ukomeye cyane ukunzwe mu njyana ya hip hop. Amazina ya nyayo ni Muheto Bertara. Muheto Bertara niyo mazina ye ya nyayo. Dukomeje kundi mwanya turasanga umuhanzi ukomeye cyane wamenyekanye ku izina rya Okama, utangiye kumenyekana mu ndirimbo yise Uptrue. Nyuma yaho yagiye akora n'izindi ndirimbo zigakundwa cyane, twavuga nk'iyitwa Ehembembe, nayo ni indirimbo yakunzwe cyane. Amazina ya nyayo ni Osama Masauti, niyo mazina ya nyayo ya Okama. Dukomeje kundi mwanya turasanga umuhanzi wamenyekanye ku izina rya Afrique, yafite indirimbo nyinshi zakunzwe, twavuga nk'iyo yise Agatunda, iyo nayo yatumye amenyekana cyane, akaba amaze igihe asohoye n'iyo yise Sana, amaze kurebwa n'abagera kuri 3,300,000. Amazina ya nyayo ya Afrique ni Kayigire Josue. Kayigire Josue niyo mazina ya nyayo ya Afrique. Dukomeje kundi mwanya turasanga umuhanzi wamenyekanye ku izina rya QD. Yamenyekanye akoresheje indirimbo yakunzwe cyane yise Teta, yarebwe n'abagera kuri 5,500,000. Amazina ye ya nyayo ni Shema Diaby. Shema Diaby niyo mazina ya nyayo ya QD. QD Mapamela niyo mazina ya nyayo Shema Diaby. Dukomeje kundi mwanya turasanga umuhanzi ukomeye cyane wamenyekanye ku izina rya Diezdora, yagiye akora indirimbo nyinshi zigakunzwe, twavuga nk'iyo amaze igihe asohoye yise Extra Stamina, ni indirimbo yakunzwe cyane. Amazina ya nyayo ya Diezdora ni Kayumba Caleb, niyo mazina ye ya nyayo. Dukomeje kundi mwanya ukurikiyeho turasanga umuhanzi akaba n'umubyinnyi Titi Brown, akaba amaze iminsi igera kuri 6 asohoye indirimbo yise Urare, iri gukundwa cyane n'abatari bake bitewe n'uko yagaragayemo abasitari bakomeye cyane, haba abandi bahanzi twavuga nka The Ben, King James, twavuga abakinnyi ba filimi nka Papa Sava na Bamenya, ndetse n'abandi batandukanye b'abasitari bakomeye cyane mu Rwanda. Indirimbo ye yise Urare imaze igihe kigera ku minsi 6 gusa, imaze kurebwa n'abagera ku 800,000. Urumva yuko ari indirimbo ikunzwe cyane. Amazina ya nyayo ya Titi Brown ni Ishimwe Thierry. Ishimwe Thierry niyo mazina ye
ya nyayo. Dukomeje ku wundi mwanya turasanga umuhanzikazi wamenyekanye ku izina rya Oda Paccy. Amazina ya nyayo azwi n'ababyeyi ni Uzambera umwana Oda Paccy. Uzambera umwana Oda Paccy niyo mazina ye ya nyayo. Ba Paccy ndabashuje cyane, mwandike muri komenti Oda Paccy hejuru cyane. Dukomeje ku wundi mwanya turasanga umuhanzi wamenyekanye ku izina rya Joe West. Afite indirimbo nyinshi zagiye zikundwa, twavuga nk'iyitse Aga Happiness. Akaba afite n'izindi zakunzwe, twavuga nk'iyitwa Pizza. Uyu amazina ya nyayo yiswe n'ababyeyi ni Giribambe Joshua. Giribambe Joshua niyo mazina ya nyayo ya Joe West. Dukomeje ku wundi mwanya turasanga umuhanzi umenyekanye ku izina rya Paccy Kizito. Afite indirimbo nyinshi zagiye zikundwa. Amazina ya nyayo yiswe n'ababyeyi ni Kizito Pascal. Kizito Pascal niyo mazina ye ya nyayo yanditse ku irangamuntu ye. Dukomeje ku wundi mwanya turasanga uwahoze ari umuhanzi ukomeye cyane wamenyekanye ku izina rya Ama G The Black. Amazina ya nyayo ni Hakizimana Amani. Dukomeje ku wundi mwanya ukurikiyeho turasanga umuhanzi w'umuraperi ukomeye cyane wamenyekanye ku izina rya Bruce The First. Akaba afite indirimbo zagiye zikundwa, twavuga nk'iyakoranye na Juno Kizigenza bise Ku Mihanda. Iyi ndirimbo nawe ushobora kuba uyizi kuko yakunzwe cyane. Amazina ya nyayo ya Bruce The First ni Mukiza Brice. Mukiza Brice niyo mazina ye ya nyayo. Ku wundi mwanya turasanga umuhanzi wamenyekanye ku izina rya Orimahi. Amazina ya nyayo yiswe n'ababyeyi ni Iranzi Tony. Iranzi Tony niyo mazina ye ya nyayo yanditse ku irangamuntu ye. Undi muhanzi tugiye kureba ni uwitwa Big Bang Bishanya. Yakoranye indirimbo na Juno Kizigenza bayise Otsima, indirimbo yakunzwe cyane. Amazina ya nyayo ni Byiringiro François. Byiringiro François niyo mazina ye ya nyayo. Dukomeje ku wundi mwanya turasanga umuhanzi witwa Kid from Kigali. Nawe ni umuhanzi ukomeye cyane, amaze iminsi asohoye n'indirimbo yise Hakuna Matata yakoranye na Juno Kizigenza. Uyu amazina ya nyayo yiswe n'ababyeyi ni Kimonyo Brian. Kimonyo Brian niyo mazina ya nyayo y'umuhanzi wamenyekanye ku izina rya Kid from Kigali. Ku wundi mwanya turasanga umuhanzi akaba n'umunyamakuru ukomeye cyane wamenyekanye ku izina rya Yago Pondate. Yakoze indirimbo irakundwa cyane, ari nayo ya mbere yarasohoye yise Suwejo, yarebwe n'abagera kuri 5,500,000 barenga. Urumva yuko nawe ari umuhanzi ukomeye cyane. Amazina ya nyayo yiswe n'ababyeyi ni Nyarwaya Innocent. Nyarwaya Innocent niyo mazina ya nyayo ya Yago Pondate. Abandi bahanzi twavuga nka Muneza Christophe. Amazina ya nyayo n'ubundi ni Muneza Christophe, ba Ishimwe Vestine ndetse na Dorcas. Ayo niyo mazina ya nyayo n'ubundi bakoresha kuri social media zitandukanye, ndetse n'uwitwa Papi Kereva nawe niryo zina rye rya nyaryo, ndetse n'umugore we Ingabire Dorcas nawe niryo zina rye rya nyaryo n'ubundi akoresha kuri social media platforms. Guys, tubwiye muri comment umuhanzi mwitiranwa, andika jingo ye muri comment. Niba ari umuhanzi wumva twasize utubwire muri comment, gusa witonde wumve neza video kuko abahanzi bose bo mu Rwanda twagiye tubavuga amazina yabo yose muri no video. Wowe twayemo ino video ndagushimiye cyane. Wibuke gukora subscribe, like, share na comment, ufungure inzogera kugira utazacikwa na update nziza z'ubutaha.